uyu mugore yanwariye umugabo none ngenda amufashe n'impamvu tugiye kurwana itakarika tugiye kurwana itakarira umugabo wanjye wanatwariye numukora ndakwica genda mwica ari wowe abonye wenda mwica giye kukwica giye kumwica mu nzira. I'm the West Side artist, a graffiti rapper from Nyundo Art School. Yeah. Mwiza ku Nyundo bana? Yes. Okay, this Baro yimbwire stere noneho. Abwe inkweto zifunze handi zifunguye. This can tell you my tag is star. Yeah, man. I'm an artist who has tagged 2020 from this COVID motherfucking shit. Kributi zanje barazitwika. Ariho nagize akabazo ka turoma gucya nambari inkweto zidasa. Nagize turoma. Nagize turoma because of family. Wagiye kwivuza hose bro? Bo narivuje mbona drugs z'ibitaro zitari ngombwa cyane bitewe nuko nagize turoma kubera amarozi. Bakurozeho. Ni Rwanda. The last word I can say mu Rwanda hakeneye amasengesho menshi harimo abarozi benshi. Kributi zanje barazitwika. Ariho nagize akabazo ka turoma gucya nambari inkweto zidasa. Nagize turoma. Nagize turoma because of family. Wagiye kwivuza hose bro? Bo narivuje mbona drugs z'ibitaro zitari ngombwa cyane bitewe nuko nagize turoma kubera amarozi. Bakurozeho. Ni Rwanda. The last word I can say mu Rwanda hakeneye amasengesho menshi harimo abarozi benshi. Jaman, nenge ukubaza ikibazo kivuga gutya ubona muri rusange mu Kinyarwanda kudatera imbere kwawo byicwa n'iki? Festival kume na ku artiste no kutumvikana mu baturage. Wa nigga warishanye mani we. Jewe namusanze bari kumwe muri kabari bicaye bari gusangira mitamba afata robaye no kunywa n'inzoga. Ijana umungwanyi Pionika Suez ingi ni Legacy TV nchima kwa subscribe hangahere mu ntara majyaruguru amajyepfo birengerazuba mu mujyi wa Kigali aba diaspora muri Amerika Uburayi Oceania Asia bindi bihugu bya Afrika turashimira cyane abantu n'imigenza ngaha cyane kandi Imana ikomeze barinde. Anga dore turi kumwe n'abasore babiri mubona n'abarara n'abarasta byatari ruhande rwanyu n'umusore wifunze gukwasa nta nugaseka wo hirya yanjye yambaye dolag umusaza no gukomeye cyane kabisa kubikabyo byinshi cyane papa bimeze bite? Amahoro. Ongera ijwi mani bimeze bite? Nsa. Biracamo Gake. Cyane. Turashimira. Rasta. Sapu ni cool my nigga. Ni amahoro gake. Tuganya n'utwegutsa gutya kabisa. Ni amahoro. Ewana fresh gake. Ambasanja hita ngo iki se man? Haro hitwa Old School Hood Star muri Tete B13. Old School Hood Star B13 muri Tete. Anywhere you can gain a superstar from Sanze province. Yes, we say district. Yaman. Me I'm a real gangster. Hip hop, Old School classic. I'm the West Side artist, a graffiti rapper from Nyundo Art School. Yeah. Mwiza ku Nyundo bana? Yes. Wahize ibintu byo gushushanya cyangwa ibintu byo kurapa? He's a graphic designer but I'm a hip hop artist. Okay, nkubitira kandu kabisa. Yo, this is Ako Art Elias. Yo, Nhero ni gangster, Buchi Half ni gangster, Kechi ni gangster, Gitebe hose ni gangster, Street ni gangster, Muri rap ni gangster, Mbaha mapera, babaka nsubiza inzagwa. Yo, Nhero ni gangster, nubaka inzu gute gangster, kimodoka yanze, nkabona ifirimbi iraje, Polisi ni gangster, Street hose ni gangster. Gangster. Yo, we say. Arakaduze ka Kechi ni gangster man. Reba stere inkweto za noneho. Okay, this Baro yimbwire stere noneho. Abwe inkweto zifunze handi zifunguye. This can tell you my tag is star. Yeah, man. I'm an artist who has tagged 2020 from this COVID motherfucking shit.
it's a question to wear this. Yeah, man. I'm not hot like this because when you look at me, I'm tagged. There is no cigar, there is no smoke or drink. man. Just an artist who has tagged. You can help me from this street. Man. I'm ready to go up every Rwandan artist. Yeah, man. My name, a legendary artist, is Jay Pori. Yeah, man. But me, I'm Elias Ako on Facebook. You can search me. Yeah, man. Elias Ako, bro. Wakora iki ko twumvise ko umusaza ari umuraperi? Izi no kunyunda ibintu nk'ibya graphic design. Umuraperi aranarangije vuba ubwo hajemo akantu ka covid aba yarabonye akazi. Asa no kwikubitamo ka kantu kacanganya nyine. Ngo nuko nyine twirirwa ku gasimba duhiga uko twaba. Wazo ukora ibiki musaza? Nkora ku modoka. Ukora ku modoka uri umukanishi. Umusaza impana yako numvise igomba gutera imbere biri gupfira mwana. Biterwa n'ibihe byo kutumva ko abantu bashinzwe media mu gihugu babikurikirana. Tukugezeho rero bitwereke turebe ko twabyereka abanyarwanda ukanahatwika nawe nk'abandi bose. Yeah, I'm ready to work with you. And I try to change my fucking character like this. Yeah, man. An artist who is good, he can wear Timberland or a fucking canvas. Yeah, but me, I'm looking because you have met with me emergency. Yeah, man. Just no blame, Papo. Yes. So, wadukubitere yindi akapera wundi tukimanukira tweza turyoshye ibiganiro byacu. Wow, Legacy TV, Legacy Radio. Here we make the job, here we make smoke, here we make love, here we make drink, here we make anything that can cause the city to go down. Niggas that are pie man. I'm a gangster, I'm a real shit, I'm a tagizi. I'm come to hell every enemy who wanted to destroy me. BC President, Kagame, all the PG, all the super niggas, the West Coast till we die. We are the fighters of the peace in Rwanda. Yeah, man. Thanks. Umuhungu arashoboye aragufite byatari. Yaba nese umuhungu hari indirimbo ufite yasohotse muri studio cyanga zose niko kundi uzifite mu mutwe utrazisora. Mbona naranditse nza kugira ibibazo by'ubugwayi. Script zanjye barazitwika. Ariho nagize akabazo ka trauma gucya nambara inkweto zidasa. Wagize trauma? Nagize trauma because of family. Wagiye kwivuza hose bro? Narivuje mbona drugs z'ibitaro zitari ngombwa cyane bitewe nuko nagize trauma kubera amarozi. Bakurozeho? Ni Rwanda. The last word I can say mu Rwanda hakeneye amasengesho menshi, harimo abarozi benshi. Aribo batuma impano z'abahanzi nyarwanda zisubira inyuma. Cyane kabisa. Bro no kwihangana kabisa. Okay. So reka ngene no mbabaza iki kibazo gikomeye cyane cyako tuganira. Musaza wari wambwiye ko waruzwe. Ikintu cyatumye urogwa muri karetse yawe ni ikihe cyabiteye? Bakujije iki? Ni jalousie kubera kariyeri abindi. Bakugiriye ishyari ry'uko uri umuhanzi. Ni kwa kuryanirwa inzara Bulldog ahora avuga. Ibintu birakaze. Ibintu bihita biba amahombo. Ihangane kapo. Respect. Hose bimeze nabi dore bihaye ibintu bikaze cyane. No gusenga tu babaye nabi gusumbya covid baricanya ariko birashoboka kandi nawe muri hose ntabwo muzaha impamvu ugiye kufita umugabo wawe rero ngomba kumujyana ntabwo birashoboka ajya musirika mureke njyewe umugabo wanjye uyu mugore mwari umugabo ntabwo oya ngiye kumwita oya oya umugabo wanjye wamutwaye umuhawe nawe uyu mugore yantwariye umugabo none ngenda amufashe no mpamvu tugiye kurwana itaka rikawe tugiye kurwana itaka rikawe oya turarwana mureke turarwana mureke
umugabo wanjye wamutwariye watwariye umugabo byanyu mumureke muri korana namwe mumureke kwicare umugabo wanjye kubeti wamutwaye ari uwawe umugabo wawe utereta abagore basashaka ari uwawe uzamuzirikare uzazirika umugabo wawe uzazirika umugabo wawe uzazirika umugabo wawe ndakwica njyewe uzazirika umugabo wawe oya ntabyo kumuzirika uzamuzirike ndakwica ndakwica amaye ndakwica ngiye kukwica nukurice ndakwica ngiye kukwica umugabo wanjye wamutwariye iki wamutwariye ntabwo biravamo wamutwariye ntabwo biravamo wamutwariye iki ngiye kukwica ndakwica ntabwo biravamo urajya kunzanira umugabo wanjye ntabwo biravamo namureka nanjye ntabwo namurekura umugabo nanjye ntabwo namurekura uyu mugore ngewe njyaniye umugabo njyaniye umugabo nawe ntabwo biravamo ntabwo biravamo genda wongere kumukora nashaka barisheri n'isheri ahubwo intambara barimo ngenda ubu shero ngo watwaye n'umugabo wanjye birakureba usanga mukundana n'unguye oya arabizi oya mbwira mbese kugira wemeze ko kugira wemeze ko ufite umugabo hari ikintu ufite hari cyangwa ufite cyangwa se ijambo cyerekana ko yagutwariye umugabo ngewe namusanze bari kumwe muri kabari bicaye bari gusangira mpita mbafata rero bari no kunywa n'inzoga niyo mpamvu yangana nanjye yari yankwepse oya ntabwo birashoboka nanjye yari yankwepse ntabwo birashoboka ngenda bijya gusenya urugo rwawe niba yaguciye umuntu n'umugore wawe ntabwo birashoboka ese ko njye nihanganye rero ntabwo ndihangana umugabo waraje ntabwo birihangana n'umukora ndakwica genda mwica ugenda kwica genda mwica ari wowe ahubwo ngewe ndamwica ngiye kukwica ngiye kumwica mbe mu nzira kureka ngo tubisoze bari kurwana wese uri kurwanira mu mariri iki ntacyo mana na kimwe naramukundaga byabaye arabikora ariko ntabwo nakwifuza kubona ari kurwana ari mu ntambara mana niko nawe nazongera uratenze umugore baramwira byivu nawe nazongere kuganira ufite muzagumane n'akajyana ugize imana wa mugabo ariko wowe umugore wawe uzamufate oya ni intambara yarari urangara gato yazabindaye nukorongera ukamukubita ngera ukamuhereza ishaka garagaza urukundo kumukunda havanye no guca inyuma kamuhereza okay sa yamani izere ko kiragukundaga usibye ko ari igisogo ashaka bari muhorera babaretse gatoya kugira ngo tugaragaze ko kurwana ntabwo ari byiza nk'abantu niyo by'abantu mukarwana sibyo bantu mudukurikirana kuri Legacy TV ndi kwiganiriza rasta wanyu mu biswa zikura patubwira ati barandoze byagenze gute bitewe n'abakobwa nsanga bari kurwana gute wafuye umugabo ntabwo ari byiza nawe uhari so mukongera kubikora sibyo ndwaye babisoza nk'abantu bazima akoze umurwayi nazongere ngenda mubabare nazongere kumara umugabo wanjye ntabwo uzongera ntabwo nzongera nawe arakuze kumubabare okay still kora subscribe kuri Legacy TV ibintu bigende neza turagushimira cyane rasta tugenda ikiganiro nawe muzabona impano yo muze gusobanukirwa ukuntu bimeze n'ukuntu yarozwe still imana ikomeze bakunde cyane